Nanone ndabasuje cyane mwe mwese mudahwema kubana natwe kandi mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tugarutse mu kiganiro cya none kigaruka kuri Mutesi Scovia ndetse na Muyango Claudine, aho aba bombi ari abasitari bakomeye cyane muri kino gihugu. Ngira ngo Muyango muramuzi cyane, even na Mutesi Scovia nawe ubwe muramuzi, aho bakomeje kuvugisha abantu benshi. Ariko cyane cyane mu kiganiro cya none turagaruka kuri Muyango Claudine ndetse na Mutesi Scovia. Nk'uko mubibona, nk'uko musanzwe mubizi, Muyango Claudine ni umugore umaze iminsi ari kuvugwa hirya no hino mu myidagaduro yo mu Rwanda. Mvuze neza ko Muyango Claudine ari we muntu uri mu mihanda, ibyo bintu wabyumva neza. Ikindi cya kabiri, ikimushyize mu mihanda nta kindi ni icyerekeye urugo rwe. Uyu Muyango Claudine ni mu minsi mikeya umugabo we agaragaje neza ko batakiri kumwe, ahubwo afite umukunzi we mushyashya aherutse no kumwerekana. Aho ni kuri TikTok live yari yitabiriweho na Kimenyi Yves, igihe Godfather yamubazaga nimba umugore bahararanye yaba ari umu ex we cyangwa ari umu best friend we. Kimenyi Yves atazuyaje asubiza neza ko atari best friend we, ahubwo ari lover, ari real lover, niko yabivuze mu magambo ye. Yumvikane ko ari umukunzi we afite ubu ngubu nyuma ya Muyango Claudine, cyangwa se ni umukunzi we mushyashya afite. Uyu muri ibyo bihe Muyango Claudine yahuye na benshi umubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ku rugo rwe, nk'uko n'uyu nguyu Kimenyi Yves bari babimubajije bitewe n'uburyo ki yari abanyemo n'uwo mukobwa bita Nana. Ngira ngo nawe maragenda mumubona, baramubajije atazuyaje wahita avuga neza ko Nana ari umukunzi we mushya kandi akaba ari umukunzi we wa nyawe. Ariko Muyango Claudine ntabwo ariko yabikoze we, ari naho turaza kugaruka kuri Mutesi Scovia, uburyo Scovia yashimye byimazeyo uyu Muyango Claudine bitewe n'ibisubizo agenda atanga ahereza abakomeje kumubaza ibigendanye n'urugo rwe. Uyu Muyango Claudine abagenda babimubaza bose abima amakuru, abasubiza mu ibanga rikomeye, abasubizanya ubwiru kandi bakabasubizanya ubushishozi n'ubuhanga. Bivuze ngo kugeza ubu urugo rwa Muyango Claudine aho bigeze, nta na kimwe kirarubaho giturutse kuri uyu Muyango. Amakuru yose aruriho, kuvuga ngo baratandukanye, nta makuru Muyango yigeze arutangaho, kandi mu bibazo byose abazwa agerageza gusubizanya ubwenge ku buryo udashobora kumukoraho ijambo na rimwe cyangwa se kugira icyo umufataho na kimwe cyerekeye urugo rwe. Aha ni nyuma y'uko uyu Muyango Claudine yibasiriwe cyane na DJ Brian ndetse na Tisha. DJ Brian ni umwe mu bahoze bakorana, yakunze kugaruka cyane ku biganiro bimwe na bimwe bivuga umuntu atashatse kwatuza izina rye, akamuca amarenga, akamuvuga mu marenga, ariko abantu bose bitaga babyumva, kuko nimba avuze ku muhosta nta wundi muhosta wahita wumva usibye uwahoze ari inshuti ye Muyango Claudine. Nimba avuze ku muhosta umugabo aherutse gusiga akamuta akigendera, of course uhita wumva ko ari Muyango Claudine. Ariko uyu Muyango bakibimubaza bati njyewe DJ Brian ni inshuti yanjye cyane, ni inshuti yanjye cyane, ko we avuga ko aha agaciro ibihe banyuranyemo kuruta kuba yaha agaciro ibiri kuvugwa n'uwo ari we wese. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye abantu bakomeje kugenda bamushimaho bitewe n'uburyo ki ari gusubiza mu ma interview yose yagiye akora, uburyo ki yagiye abisubizamo. Ni ibintu abantu bose bakunze. Hanyuma ngire ngo Muyango Claudine murabizi, hatagira uwumva turi kuvuga ntamenye iyo biva bijya. Ni umugore wa Kimenyi Yves, cyangwa se ni umugore wahoze ari wa Kimenyi Yves, aho uyu mugore mu minsi yashize byagaragaye ko ngo batandukanye we n'uwo mugabo we. Ubwo ndashaka guhereza abantu batazi ibyo turi kuvuga iyo biva bijya. Mu minsi yashize byagaragaye ko n'umugabo we batandukanye, ariko habura n'umwe ubihamya, habura n'umwe ubyemeza. Cyakoze ngo tukabyemezwa n'uko ngo ntawe ugiforowinga undi, ngo ntawe ugikurikirana undi kuri social media, ku ma platforms agiye atandukanye, nta n'umwe ugiforowinga undi. Ibyo byaje kuvugwa cyane biratinda, Muyango nta kintu na kimwe yigeze abitangazaho, ari nacyo Scovia yakomeje kumushimaho. Nyuma nibwo haje amajwi hanze, amajwi yaje kujya hanze ya Kimenyi Yves igihe yaturaga agahinda ke uwitwa Keza Teriski, ari nawe wayashyize hanze, avuga yuko Muyango asa n'uwahindutse ngo mu bibazo bye, ngo ari Brian umuturisha, mbese mutura agahinda kose yaje kugira, cyangwa se
yatewe na Muyango. Ibyo byose rero biragenda biba ibimenyetso bifatika byerekana ko aba bantu bashobora kuba batakiri kumwe, batakibanye. Hanyuma ibyo byaje kubaho biratinda, uyu Muyango dukomeza kubyemezwa n'ibiganiro byagiye bikorwa hirya no hino bya Muyango. Amagambo yagiye akunda gutangaza niyo yakunze kutwereka ko uko biri kose batakiri kumwe. Amagambo Kimenyi Yves yakunze kugaragaza nk'amagambo Muyango we n'igihe bamuhanuriraga umugabo akamwanga yivuye inyuma. Muyango bamuhanuriye umugabo aramwanga, yavuze ko nta mugabo ashaka, cyakoze avuga ko abagabo bose ari bamwe. Ati nta mugabo nshaka, ati naje gusanga abagabo bose ari bamwe. Byumvikane ko nawe ako kantu yavuze ariko kaciye amarenga ko ashobora kuba yaratandukanye n'umugabo we, ariko Muyango nta butumwa bweruye yatangaje ushobora guhamya ko yaba yaratandukanye na Kimenyi Yves. Navuga ngo Muyango muri ibibazo byabo yabyitwayemo neza cyane pe, yabyitwayemo neza, ntabwo yigeze akushuka kwa kundi abagore batawe n'abagabo bamera. Muyango yakomeje akazi ke, nimba ari umugore ubayeho neza uyu Muyango arimo, umwana we yiga heza, Muyango akazi ke karakomeje cyane ko mpamya ko n'abamwibasira rimwe na rimwe ari ishyari, kuko uyu Muyango rwose tutabeshye ntabwo ari type ya Brian. Kabone nubwo Brian yaba ari umudije w'igihugu cyangwa akaba umudije w'isi, ntabwo ari type ya Muyango kabisa. Icyo kintu mujye mukibuka. Muyango yarize, yitabiriye Miss Rwanda. Ko yaritabiriye Miss Rwanda byo ubwabyo birahagije kugira ngo bikonfirme ko ari umuhanga ndetse ko ari mwiza. Ibyo murabizi ko Miss Rwanda yabirebagaho, kandi muri iryo rushanwa Muyango yaritwayemo ikamba rya Miss Photogenique. Urumva ko kuba yaritabiriye iryo rushanwa agahatana akageza kuri finale bikagera n'ubwo atwara ikamba, ntibyerekana ko nyine ibyo Miss Rwanda yari ikeneye byose abyujuje. Yari ikeneye beauty, ubwo ni ku bwiza, ikeneye culture, umuco ndetse na brain, ubwenge. Ibyo byose rero uyu mukobwa yarabyujuje. Ubwo rero njye ntabwo navuga ko uyu Brian kumwibasira ari ikindi, mwa bantu mwe n'ishyari rega ribaho. Mujye mumenya ko abantu bo mu isi ntabwo turi intungane, ntabwo abantu bo mu isi turi intungane rwose. Birashoboka ko mushobora kubana n'umuntu ari mwiza 100%, ariko nanone agira ishyari. Muyango umwana we yiga heza. Njye nabanga Muyango nubwo mugabo wenda yamutaye, uko biri kose ni uri mu nyungu. Yego baye mu victime, ahuye n'ikibazo cy'uko yitwa umugore wavuye mu nzu kubw'imico mibi y'umugabo, ariko impamvu ari mu nyungu nuko umugabo yahise agaragaza uwo ari we nta gihe giciyemo. Nta muntu uzongera kumva ko Muyango ari umunyamafuti cyangwa se ari we wabaye imbarutso kugira ngo ruriya rugo rwabo rusenyuke, kandi we ubwe yarimenyeye ukuri. Kimenyi ubwe yaraje akishyirira hanze ukuri. Ngire ngo mwarabibonye, nta gushyira hanze ukuri biruta ko yakwerekana undi mugore, ko yatangariza isi yose undi mugore. Buriya byahise bigaragara ko buri kimwe cyose cyateye amakimbirane ruriya rugo uyu mugabo Kimenyi Yves yarakiri inyuma, yarabiri inyuma. Kuko yaba Kimenyi Yves ari nta makemwa, yagombaga kurindira byibuze hagacamo igihe. Kandi njye navuga ko Kimenyi Yves yarihuse pe, nuko nyine n'ubundi ngakabaye icwende katoga. Kandi uko byagenda kose uyu Kimenyi Yves biragaragara ko ariko yimereye, kari kasanzwe. Ni no mpamvu kwihangana byamunaniye, nta n'iminsi ishize batandukanye wagahita yataka undi mugore, agahita afata undi mugore nubwo bivugwa ko yamubyariye. Byo kumubyarira tubyihore, nahahise he, nahahise habo bombi, turavuga ibya none. Ubwo rero njyewe nkavuga ngo ubwe uko biri kose niko yari asanzwe, ahubwo arigaragaza kugira ngo Muyango Claudine urubanza rumuveho. We ni nkaho yashyize ukuri ahagaragara kugira ngo umugore w'umuhungu we, mama w'umuhungu we, mama Miguel, abantu bareke kumutera amabuye kandi nyirabayazana ari uyu Kimenyi. Kuko rwose Kimenyi yaba uri imfura, iyaba ari imfura nta nubwo bari kubura ababunga, kuko iyi couple abantu barayikundaga, nta muntu wifuzaga ko yasenyuka.
nta muntu wifuzaga ko iyi couple yasenyuka, nta muntu wifuzaga ko byagenda gutya. Ni uko ngo muri ya minsi abantu bakabaye babahuza, muri ya minsi abantu bakabaye babunga, niyo Kimenyi Yves azaniyemo undi mugore. Uyu mukobwa mubona niwe mugore wa Kimenyi Yves wa kabiri, kandi na Kimenyi Yves rega mwa bantu mwe nabo baba bihemukira. Uzi kugira ngo ku myaka itarenze 35 uba utunze abagore babiri bazwi. None icyerekana ko uyu Kimenyi Yves we ibintu bye byajemo n'ingeso. Uzi kugira ngo umuntu mutandukane nta n'umwaka uciyemo uhita n'undi. Burakibana bayago bari abandi abagore bigendeye, uko biri kose reba kubisa umwaka urenga. Ariko iwe nta n'ameza ngaho aciyemo, ntabwo kuba wenyine abishoboye, kwihanganira kuba wenyine biramunaniye. Ubwo se ubwo mwebwe nta kintu mwumvamo? Njye navuga ngo Kimenyi Yves wowe wakoreye Muyango, kuko watumye isi yose imenya uwo uri we, watumye Muyango urubanza rumuvaho. Ni nayo mpamvu ari mu kazi ke nta mpungenge, ahagaze bwuma, afite umunezero wuzuye. Usibye ko nawe nyine kubabara ntabwo byabura, kuko uramukoshonnye, kuko burya ntabwo abagore twishimira gutandukana n'abagabo, ntabwo ariko tuba tubishaka. Icyaba cyiza ku mugore ni uko mwasubirana mugakomeza ubuzima. Ariko icyo navuga cyo Muyango arashoboye, ngira ngo muramuzi ko ari umugore ushoboye gukoresha amaboko ye. Nubwo birirwa musebya ngo iki ngatanga umuntuza, ariko iyo awutanze bariya bamuvuga bo ntibawufite. Iyo umuntu w'umugore yibasiye undi, ngo uyu mugore ngo kugira ngo agere aha ngaha ngo nuko atanga ibintu, nuko abitanga, wowe ubifite wabitanze nawe ukagira nk'ahageze. Usibye gusebanya ko nawe ubifite, wazagiye ukabitanga bikamenyekana. Kandi usibye n'ibyo dawo, nimba nabitanga kinze, nimba utarishwaka ibyawe, nimba wumva neza ko ibyawe nta wabyemera, ariko tujye tugabanya gusebanya, twumva neza ko aho umuntu ageze harimo imbaraga za bino bikoresha Imana yaturemanye, kuko zirimo abagore mwese mubifite. Ntabwo mwajya kwicwa n'intuza n'ibibazo byo muri iyi si kandi mufite inzira yabikemuramo, kuko se oya ntimugakabye. Umuntu ntagashora imbaraga ze ngo umuntu ashore ukuboko kwe mubireba, akora amanywa nijoro mubireba, ngo nimurangiza muvuge ngo ngashora imbaraga z'umuntu uza, ndavuga wa muntu uza nyine ntashatse gusubiramo. Umuntu nagakoresha imbaraga ze muvuge ngashora umupori. No, umuntu ari gukora ijoro mumureba, umuntu ari gukora amanywa mumureba. Oya, mugore nuvuga ibyo zabogeze ishyari, kuko nawe uwo muntu urawufite. Ntabwo uzatubwira ko wowe ubwawe uri umuyezu cyangwa se uri umumarayika, ntabwo bishoboka. Kandi niyo waba umuyezu se, oya. Ahangaha icyo nashaka kuvuga ni uko uyu Muyango ari umugore uzi gukora, ni umugore uzi gukora. Ejo bundi baramusebeje ngo yirirwa mu tubari no mu mayoga, ngo kandi ngo umwana we ngo yiga ahantu habi. Mwarabyumvisha? Ako kanya yahise n'amafoto ari muri Green Hills yagiye gucyura umwana. Muyango yahise ashyira amafoto hanze ari muri Green Hills yagiye kuzana umwana. Ubwo se bamusebyaga bumvaga ko bitazagaragara. Nako mwibaza namwe umugore wigondera ishuri rya Green Hills warangiza ngo nkwe. Icyo navuga ni iki rero, kuba Kimenyi Yves yava mu buzima bwa Muyango nta byacitse mpabonye, ahubwo yatumye Muyango akora noneho byanya byo kugira ngo atazasubira inyuma we n'umuhungu we. Navuga ngo uyu Muyango yashimiwe n'abantu benshi ba Scovia, nk'uko natangiye mbibabwira. Scovia yamugarutseho avuga ko ari umugore uzi ubwenge, ni umugore w'umunyabwenge, avuga ko akomeje kwitwara neza mu bihe ari gucamo bitamworoheye, binyuze mu magambo ari gusubiza. Kandi ngire ngo murabizi nta munyamakuru n'umwe uri kumwegera ngo ntamubaze, nta munyamakuru n'umwe uri kumwegera ngo ntamubaze byinshi ku rugo rwe, ariko uyu Muyango abasubiza mu buryo bwiza cyane, budashyira hanze uwo bashakanye, budashyira hanze urugo rwe, bidashyira hanze ikintu na kimwe. Nababwira ngo rero ni kuri Muyango Claudine na Kimenyi Yves, ngiza update kuri we.
Muyango nyine bakomeje kumushima nk'uko nababwiye, kandi koko buryo asubizamo ni umuhanga. Nababwiye aho ubwenge bwe nyine ahantu hakomfuri mu bwenge bwe. Ni irushanwa yitabiriye kandi risaba abahanga. Ibyo byonyine birahagije ngo twumve ko uyu mukobwa nyine ari umuhanga, ari nayo mpamvu n'ibyo ari gusubiza bifite ubwenge. Ndabakunda cyane rero hano kuri Nelia TV1, mwakoze kubana natwe, muri ab'ingenzi kuri twe. Nimukande subscribe nimba nta kintu na kimwe bibatwaye, mudushyigikire, mudusapotinge. Nuko ndi video ukande like, uyisharinge ku bantu bawe nabo bajya bamenya update. Nurangiza usige comment ku kibazo wagize, icyo wifuza wabaza ugisige muri comment. Ndabakunda cyane rero hano ni kuri Nelia TV1. Imana y'amahoro ibarinde, imigisha y'Imana mubane, mwirirwane. Ibiganiro byano kuri Nelia TV1 bihoraho. Duhure muri video ikurikiyeho. Ndabakunda cyane.